Murakaza neza kuri Mwai Media TV. Uyu munsi tugiye mu rugendo rwo gusobanukirwa no kwinjira mu buzima n'ubwenge bwa Mutagatifu Augustine wa Hippo, umwe mu bapadiri n'abafilozofe b'ingenzi mu mateka ya Kiliziya Gatolika n'ubwenge bwa muntu. Augustine yagiye akoresha ibibazo, imivugo n'inyigisho kugira ngo atere abantu gutekereza ku buzima bwabo, isi n'ijuru, agahuza imyemerere n'ubwenge. Abakristo mu mpande zitandukanye, mutere udutebe tuganire kandi twige. Philosophy cyangwa se filozofiya ni urukundo rw'ubwenge, ubushakashatsi ku bibazo by'ingenzi ku bijyanye n'ubuzima, ubumenyi, indangagaciro, impamvu, ubwenge n'ukuri ku isi n'ubuzima. Turabashimira cyane kuba muri kumwe natwe, aho tugiye kumenya byinshi ku muhanga w'ikirenga muri filozofiya ishingiye ku idini, mu myemerere, mu mateka n'ibitekerezo byagutse byatumye Augustine agira ingaruka ikomeye ku buzima bwa muntu n'ubwenge bw'isi yose. Mwitegure gutembera mu bitekerezo, kwiga no gushimishwa n'inkuru y'umuntu wahinduye amateka y'ukwizera n'ubwenge. Ese ubundi Mutagatifu Augustine amavuko ye n'ayahe? Yavukiye he? Ubuzima bwe bwa mbere yo kuba umukristo burimo n'ubusambanyi n'ubundi buryo bwo kwishimisha bwari bumeze bute? Ni gute yahindutse umukristo? Yabitewe n'iki? Ese Mutagatifu Augustine yaba yarashatse umugore? Ni irihe somo ubuzima bwe busigira abakristo b'iki gihe? Tubibutsa ko iki ari igice cya mbere kivuga ku buzima bwa Mutagatifu Augustine kugeza asoje ubuzima bwe hano ku isi. Igice cya kabiri tuzagaruka ku nyigisho ze n'ibitabo yanditse byuje ubwenge, chapitre ku yindi, n'isano bifitanye na filozofi cyangwa filozofiya ndetse n'ibijyanye n'imyemerere. Tubaye ikaze. Augustine wa Hippo uzwi nka Mutagatifu Augustine, nk'uko igitabo cyitwa The American Heritage College Dictionary cyasohokeye i Boston mu icapiro ryitwa Houghton Mifflin Company mu mwaka w'1997 kuri page 91 kibigaragaza. Azwi mu mazina menshi mu madini atandukanye ya Kristo, arimo Augustine wahawe umugisha cyangwa se Blessed Augustine, n'umwigisha w'ubuntu bw'Imana, Doctor of Grace mu Cyongereza, naho mu Kilatini bikitwa Doctor Graciae. Bigarukaho na Portari Eugene wasohoye igitabo cye mu 1907 mu nyandiko cyangwa igitabo yise Life of Saint Augustine of Hippo. Augustine kandi yavutse mu mwaka wa 354 mu mujyi wa Tagaste, ubu ni muri Souk Ahras muri Algeria, mu ntara yari y'Abaromani muri icyo gihe yitwaga Numidia. Nyina wa Augustine yitwaga Monica, yari umukristo w'indahemuka, naho se Patricius yari umupagani waje guhindukira akemera ubukristo. Icyo gihe yari ari ku gitanda ubwo yari ku iherezo ry'ubuzima bwe kuri iyi si. Yari afite umuvandimwe witwaga Navigius ndetse na mushiki we, uyu izina rye ryabuze mu nyandiko z'amateka, ariko akenshi yibukwa ku izina rya Perpetua. Izina Monica rero rya mama wa Saint Augustine. Aya mazina ya Monica na Nonica aboneka mu mva n'inyandiko zanditswe mu rurimi rwa Libya, bityo Monica niryo zina ry'Ababerber ryonyine rikoreshwa cyane mu Cyongereza. Ibi bigarukaho n'ibitabo nka Saint Augustine Biography, Philosophy and Major Works. Mu gitabo cya nyacyo bamwanditseho cyitwa The Ancient World, gifite umutwe w'amagambo ugira uti Dictionary of World Biography, cyanditswe na McGreely Frank mu mwaka wa 2003. Igitabo cyanditswe na Jones Barry mu mwaka wa 2017 cyitwa Dictionary of World Biography, cyanditswe na Vasse Mark, cyasemuwe mu 2007, n'icyitwa Confessions cya Saint Augustine muri introduction yacyo. Ikindi gitabo kigarukaho ni cyanditswe na Bona, yasubiye mu 1946, cyiswe Saint Augustine of Hippo, Life and Controversies, cyasohokeye i Norwich mu Bwongereza mu icapiro ryitwa The Canterbury Press. Mwabisoma mukamenya ibyisumbuye kuri ibyo tubabwiye hejuru. Ku bijyanye n'imyigire ya Saint Augustine, abashakashatsi muri rusange bemeranya ko n'umuryango we bari Ababerberi, ubwoko kavukire bwo muri Afurika y'Amajyaruguru.
ariko bari bararobanuriwe cyane mu mico y'abaromani ku buryo mu rugo bavugaga ikilatini gusa nk'ikimenyetso cy'ishema n'icyubahiro. Mu nyandiko ze Augustine yivuga nk'umuroma w'umunyafurika. Ati kubera iki Afurika y'abaromani cyangwa Afurika y'amajyaruguru y'abaromani yari ifite umuco w'abanyafurika uvanze n'uw'abaromani, Roman African Culture Mixture, wadutse kuva mu 146 mbere ya Yesu, ubwo Repubulika y'Abanyaroma yatsindaga ubwami bwa Carthage muri Tunisia maze intambara za Punike zigahagarara. Hanyuma hagashyirwaho ubutegetsi bwa Empire y'abaromani. Ariko tutarakomeza twumvise ngo Punic Wars cyangwa intambara za Punique, wakwibaza ngo ni ibiki? Izi ntambara rero zari urukurikirane cyangwa uruhererekane rw'intambara hagati ya Repubulika y'Abaromani n'ubwami bwa Carthage, zabaye hagati y'umwaka wa 164 n'146 mbere ya Yesu. Habaye intambara eshatu zose hamwe zimara imyaka 43 y'imirwano ku butaka no mu mazi mu gace kose ka Mediterane y'Iburengerazuba, hakiyongeraho n'imvururu zamaze imyaka 4 zarwanyaga ubwami bwa Carthage. Uyu muco w'Abaromani rero wakomeje kwiganza cyane kugeza mu kinyejana cya 5 n'icya 6 nyuma ya Yesu, ubwo igihugu cyayoborwaga n'umwami wa Byzantia cyangwa se kizwi nka Byzantine Empire. Iyo Abanyaroma bavugaga Afurika babaga bashatse kuvuga cyane cyane Afurika y'Amajyaruguru cyangwa Afurika y'Abaromani y'akarere ka Mediterane. Akarere ka Afurika y'Abaromani kari kagizwe ahanini n'ibihugu byo muri iki gihe bya Tunisia, Algeria, Libya n'igice cyo mu majyaruguru ya Morocco. Saint Augustine rero niyo mpamvu yitaga Apuleius cyangwa ngo umunyafurika uzwi cyane muri twe, akiyita nanone Pontitianus ngo umunyamuryango wacu kuko yari umunyafurika. Uyu Apuleius rero Saint Augustine yiyitiriraga amazina ye yose yitwaga Apuleius Madaulensis, wavutse ahagana mu 124. Yari umwanditsi w'inkuru ngufi mu rurimi rw'ikilatini mu nyigisho za Plato ndetse n'umunyabugeni mu majambo, ibyo mu cyongereza bakunze kwita rhetorician. Yavukiye mu ntara y'Abaromani ya Numidia mu mujyi wa Barberi wa Madaurus, ubu ni muri Algeria. Uyu Apuleius yize inyigisho za Plato, izizwi nka Platonism, azigiriye antene ho mu Bugereki. Ibi byitwa Platonism byo ni ibiki rero? Ngo Platonism ni filozofi ishingiye ku bitekerezo bya Plato, ivuga ko ukuri nyakuri kugaragarira mu miterere cyangwa ibitekerezo by'iteka bidafatika kandi bidapfa. Isi tubona n'amaso ni igicucu cyabyo. Iyi filozofiya ivuga ko ibitekerezo by'ingenzi nk'ubutabera, ubwiza n'imibare bibaho byigenga, bigakora nk'ishingiro cyangwa ishushanyo mbonera by'ibiriho byose. Platonism rero yagize uruhare rukomeye mu mateka y'ubwenge bwo mu burengerazuba, kuko yashimangiye ko ubumenyi kuri buturuka ku bitekerezo by'iteka aho guturuka gusa ku byo mubona n'amaso. Nyuma yaje gusura Ubutaliyani, Aziya Minori na Misiri, kandi yinjiye mu byivugo n'imigenzo y'amadini menshi y'amayobera, ibyo bita Cults and Mysteries. Apuleius yisobanuye ubwe mu ijambo ryo kwisegura Apologia, yanditse kandi arivugira imbere ya proconsul n'urukiko rw'abacamanza bari bateraniye Sablata hafi ya Oia muri Tripoli muri Libya y'ubu. Yashinjwaga gukora ibikorwa by'amayobera bizwi nka magi kugira ngo akundwe n'umupfakazi wari ukize, ariko mu bwiregure bwe yagerageje kugaragaza ko ibyo bamushinja byari ibinyoma. Ibi bigarukaho n'inyandiko zirimo ibitabo na journals nka Saint Augustine of Hippo zifite title igira uti The Intellectual Biography, cyanditswe na Hollingworth Mills mu 2013 mu icapiro rya Oxford University Press. Ku myaka 11 Augustine yoherejwe kwiga i Madaurus, ubu ni muri Algeria, umujyi muto wa Numidia uherereye mu birometero 31 mu majyepfo ya Tagaste muri Algeria. Aho niho yamenye ibihangano byanditse mu Kilatini, urugero nk'ibitabo bya Cicero birimo icyitwaga Hortensius na The Offices, ibyanditswe na Virgil nka Aeneid, ndetse n'amakinamico ya Terence nka Andria na Eunuchus, ndetse n'ibitekerezo n'imigenzo y'abapagani
harimo imyumvire ya filozofiya y'abaromani n'abagereki, imigenzo y'idini rya kera ndetse n'ibindi. Urugero ni filozofiya Epicureanism yibandaga ku byishimo no kwirinda kubabazwa. Stoicism yigishaga kwihangana n'ubugingo butagira amarangamutima, ndetse n'imigenzo y'idini ry'abapagani rya Roma nk'amasakaramentu yo gusenga imana z'abapagani n'ibirori by'imizabibu n'inkomoko z'isi. Yanasomye kandi inyandiko ya Homer, Hesiod n'ibindi bitabo by'abanyabugeni byashimangiraga imico n'indangagaciro z'abapagani. Icyo abona bwa mbere ni inkomoko y'icyaha cy'ukuri cyabaye ubwo we n'inshuti ze bibaga amatunda mu murima wo mu baturanyi. Ayavuga muri autobiography ye yise The Confessions. Yemera ko aya matunda atamushukaga kubera ibara ryayo cyangwa uburyohe bwayo, ntiyari ashonje cyangwa ngo abe ari umukene, kandi mu rugo hari imbuto nziza kandi kurusha izo ngizo. Mu bice bikurikira by'iyo nyandiko, Augustine yasesenguye cyane icyaha yakoze icyo gihe, asobanura ko umuntu adashaka ikibi kubw'ikibi ubwacyo, ahubwo ari ukubera gukabya guha agaciro ibyiza byo ku isi, ibyiza byo mu ijuru kandi by'ukuri bikirengagizwa. Mu yandi magambo kandi, icyaha gituruka ku guhitamo icyiza gito kurusha icyiza kinini. Amaherezo, Augustine asoza yemeza ko icyatumye yishimira icyo cyaha ari ubucuti bwe n'inshuti ze bagikoreye hamwe, aribwo bwamuremyemo ibyishimo byo kwiba. Wabisanga mu gitabo cyanditswe na Norris, Andrew ndetse na Pancomins cyasohotse mu 2004 cyiswe Augustine and His Word, cyasohokeye mu icapiro ryitwa Intervarsity Press. Ku myaka hafi 17 Augustine yatangiye umubano n'umwana w'umukobwa i Carthage. Nubwo nyina amushakishirizaga umugore w'umuntu bari mu rwego rumwe n'urwe, uwo mukobwa yakomeje kuba umukunzi we. Nyina yamubwiye ko agomba kwirinda gusambana cyangwa se imibonano mpuzabitsina itari mu mubano wemewe n'amategeko. Saint Augustine yakomeje umubano n'uwo mukobwa mu gihe kingana n'imyaka irenga 15, maze barabyarana kandi batarashyingiranwe. Babyarana umwana w'umuhungu witwa Adeodatus. Yavutse muri 372, yitaba Imana muri 388. Iri zina Adeodatus bisobanura ngo impano y'Imana mu rurimi rw'Ikilatini. Adeodatus yarazwiho ubwenge budasanzwe, kandi abantu bamumenyaga icyo gihe bamufataga nk'umwana w'igitangaza kubera ubwenge bwe n'ubushishozi bwe buhebuje. Nubwo yapfuye akiri muto muri 388 nyuma y'ivuka rya Yesu, Augustine yagaragaje urukundo rwe ku mwana mu nyandiko ze, cyane cyane mu gitabo yise Confessions, aho avuga uburyo Adeodatus yamuhaye ibyishimo n'ubwenge bwo kumufasha gukura mu myumvire ye no mu buryo bw'umwuka. Ubuzima bwe nubwo bwari bugufi bwagaragaje akamaro k'urukundo n'ubwenge mu muryango, kandi bwabaye ikimenyetso cy'umubano wihariye hagati ya se n'umwana. Ibi tuvuzeho bigaragazwa n'inyandiko zirimo yanditswe na Ranke Henneman yasohoye muri 1990 yitwa Eunuchs for the Kingdom of Heaven, ifite subtitle yitwa Women, Sexuality and the Catholic Church. Nini inyandiko yanditswe na Boyce James yayisohoye mu kwa gatanu mu mwaka wa 2015 yitwa Don't Blame the Devil. Mu gitabo yiswe Don't Blame the Devil gifite title igira iti Saint Augustine and the Original Sin. Tubibona kandi mu kindi gitabo cyanditswe na James Joseph yasohoye mu 2005 mu gitabo yise Augustine, A New Biography. Augustine yigishaga imikoreshereze y'ururimi n'imyandikire bizwi nka grammar. Yabyigishirizaga i Tagaste muri 373 na 374. Umwaka ukurikiyeho yimukiye i Carthage kugira ngo ayobore ishuri ry'ubugeni bw'amagambo bizwi nka rhetoric, aho yakoreye imyaka 9 yose. Yimukiye i Roma muri 383 kugira ngo atangize ishuri, aho yari yizeye ko ariho hateranira abanyabugeni b'amagambo beza kandi b'inararibonye. Ariko Augustine yahuye n'akababaro kuba ishuri ritaritaweho. Byari umuco ko abanyeshuri batanga amafaranga y'ishuri ku munsi wa nyuma w'igihembwe, na benshi bakitabira amasomo ye ariko bakanga kwishyura. Inshuti ze biganaga za nyigisho za Manichaeism zamumenyesheje umuyobozi w'umujyi wa Roma witwaga Symmachus, wari wasabwe n'urukiko rw'umwami imira gutanga umwarimu w'ubugeni bw'amagambo buzwi nka rhetoric. Augustine yabonye uwo mwanya,
ahita agimira mu mpera za 384. Ku myaka 30 yari amaze kubona umwanya ugaragara cyane mu burezi mu isi y'Ikilatini, mu gihe uwo mwanya watangaga inzira yoroheje y'umwuga w'ubutegetsi. Amazina asanzwe y'uyu mugabo witwaga Quintus Aurelius Symmachus witwaga Eusebius, wabayeho ahayinga muri 345 kugeza muri 402, yari umunyapolitiki w'icyubahiro mu bwami bw'Abaromani, ndetse akaba yari umuhanga mu bijyanye n'imbwirwaruhame n'imitekerereze. Yabaye guverineri wa Proconsula Africa muri 383, akaza kuba prefe w'umujyi wa Roma muri 384 na 385, ndetse na consul muri 391. Ubuzima bwe bwagaragaje ubushobozi bwe bwo kuyobora no kugira uruhare runini mu miyoborere y'ingenzi y'icyo gihe, kandi butuma azwi nk'umwe mu banyapolitiki b'ingenzi mu mateka ya Roma. Nubwo St Augustine yamaze imyaka 10 akurikiza imyizerere ya Manichaeism, ntiyigeze yinjira mu rwego rw'abatoranyijwe ruzwi nka elect, ahubwo yari umwumvisha ibizwi nka auditor, urwego ruri hasi cyane muri iyi dini, mu gihe yari akiri Carthage inama zidahwitse, ndetse naho yahuye na Faustus wakomokaga i Mileve, akaba yari umupadiri ukomeye mu nyigisho za Manichaeism. Byatangije urugendo rwo guhinduka mu myemerere ya Manichaeism. Asoje urugendo rwe i Roma, bivuga ko yaretse Manichaeism maze ahitamo gukurikira ubwigenge bwo gutekereza bwa New Academy, bigaragaza intambwe ye mu gushaka ubumenyi nyakuri n'ubwigenge bwo gutekereza. Uyu Faustus wakomokaga i Mileve rero yari umupadiri, cyangwa se bizwi nka bishop w'imyemerere ya Manichaeism mu kinyejana cya 4. Ubazwe cyane kubera uruhurirane yagiranye na Augustine wa Hippo muri 383. Uyu yavukiye i Milevis mu ntara ya Numidia, ubu ni muri Algeria muri Afurika y'ubu. Avuka mu muryango ukennye kandi w'abapagani, yabaye umwarimu w'icyubahiro, umubwiriza w'ijambo ry'Imana n'umunyabiganiro w'inararibonye. Ese ubundi Manichaean twamye twumva n'iki? Manichaeanism, idini rikomeye ku isi ryashinzwe mu kinyejana cya 3 nyuma ya Yesu Kristo n'umuhanuzi w'umuperisia witwaga Mani. Uyu yabaye ahayinga muri 216 kugeza muri 274 mu bwami bwa Sasanian. Rimwe na rimwe ryavugwaga nk'ivangura ry'abakristo, icyamenyekanye nka Christian heresy cyangwa nk'ikinyuranye cy'imyemerere ya Gnosticism. Ariko Manichaeanism yari idini ryateguye kandi rifite imyemerere yihariye ryigisha imitekerereze y'isi ibiri, dualistic cosmogony, isobanura intambara hagati y'isi nziza y'umwuka w'urumuri n'isi mbi y'ibintu by'umwijima. Binjira mu buryo buhoraho bukorerwa mu mateka y'abantu, aho urumuri rukurwaho buhoro buhoro mu isi y'ibintu, isi y'umubiri, rugasubizwa mu isi y'Imana. St Augustine rero, kubera uburezi bwe, yari umunyabugeni mu magambo, ikizwi nka Rhetorician w'umuhanga cyane, kandi yari azi neza filozofiya nyinshi z'iyobokamana. Imira, ukwizera kwa nyina Monica, ndetse n'inshuti ye yitwaga Simplicianus byamushishikarije kugana Ukristo. Ibi byabaye hashize igihe gito umwami w'Abanyaroma Theodosius wa mbere ashyizeho ko Ubukristo ari ryo dini ryemewe gusa mu bwami bw'Abanyaroma. Ibi byabaye ku itariki ya 27 Gashyantare muri 308 muri 380, binyuze muri Edict ya Thessalonica, hanyuma atanga itegeko ryo kwica abapadiri wa Manichaean bose muri 382. Mu ntangiriro Augustine ntiyashishikajwe cyane n'Ubukristo n'inyigisho zawo, ariko nyuma yo guhura na Ambroise w'Imira, Augustine yisuzumye kandi aza guhinduka burundu. Mu kugaruka kuri ibi tugarutseho haruguru, twifashishije ibitabo birimo Encyclopedia Americana muri volume ya 2 kuri page 385 yanditswe na Dan Bale, yitwa The Life of St Augustine of Hippo. Twagarutse kandi ku gitabo cyanditswe na Polutari Eugene, yasohoye mu 1907 cyitwa The Life of St Augustine of Hippo. Augustine ageze Imira maze asura Ambroise, yumvise izina rye nk'umuhanga mu gutegura no kuvuga imbwirwaruhame. Nk'uko Augustine yari ameze, Ambroise yari umuhanga mu magambo, rhetoric, ariko yari umukuru kandi afite uburambe bwinshi. Vuba ubushuti bwabo bwagiye burushaho gukura. Augustine yandika agira ati,
And I began to love him, of course, not at the first as a teacher of the truth, for I had until despaired of finding that in my church, but as a friendly man. Tugenekereje mu Kinyarwanda agira ati natangiye kumukunda si uko ubwa mbere ari nk'umwarimu w'ukuri kuko nari mbayeho nta nteguza yo kubona ibyo mu itorero rye, ahubwo namubonye nk'umuntu w'inshuti. Augustine rero yagizweho ingaruka zikomeye n'ibitekerezo bya Ambroise kurusha nyina ndetse n'abandi bantu yahaga agaciro. Mu gitabo cye yise Confessions, Augustine yagize ati that man of God received me as a father would and welcomed my coming as a good bishop should. Uwo muntu w'Imana yanyakiriye nk'uko se w'umuntu yabigenza kandi yakiriye kuza kwanjye nk'uko umupadiri mwiza akwiriye kugenza. Ambroise rero yemeye Augustine nk'umwana we w'umwuka nyuma y'urupfu rwa se wa Augustine. Nyina Augustine yari yaramukurikiye imira ndetse yateguje umugambi w'ubukwe bwubahisha idini n'umuhungu we. Nubwo Augustine yabyemeye, yagombaga gusezerera umukunzi w'umwe twavuze haruguru bakundanye afite imyaka 17 kandi yagize agahinda kubera ko yaretse uwo mukunzi. Yanditse ati my mistress being torn from my side as an impediment to my marriage, my heart which clave to her was racked and wounded and bleeding. Umukunzi wanjye yakuye iruhande rwanjye nk'ikibazo ku bukwe bwanjye, umutima wanjye wamukurikiraga warababaye, warakomerekejwe kandi waravunitse. Augustine yemeye ko atari yakunze kubana mu buryo bwemo n'amategeko, ahubwo yari umugaragu w'inyota y'ibyishimo. Bityo yashatse undi mukunzi kuko yagombaga gutegereza imyaka 2 kugeza uwo mukobwa yaragamije gushyingirwa ageze ku myaka ikwiriye. Ariko ni muri iki gihe Augustine yanditse isengesho rye rizwi ariko ritari ukuri neza agira ati mpa ubupfura n'ukwihangana ariko ntarageza igihe. Hari ibimenyetso byerekana ko Augustine ashobora kuba yikiriza ko uwo mubano wowe kera ari we bari gukorana ubukwe. Mu gitabo cyese Confessions twamye tugarukaho, yemeje ko uburambe bwabo bwamwigishije kugabanya uburyo yumvaga ububabare. Augustine yashyingiwe n'umukobwa wari ufite imyaka 11 ariko ntigeze asubirana n'abakunzi be bombi ba kera. Hashize imyaka Augustine yibuka ubuzima i Cassiacumu, inyubako iri hanze ya Mira aho yakundaga guteranira n'abamukurikira ari Christiana Vitae Otium, cyangwa se umwanya w'akaruhuko mu buzima bw'abakristo. Ibi wabisanga mu bitabo birimo icyanditswe na Debun Johnson yasohoye muri 2010 yise Conversion and Apostasy muri 373 kugeza 388 mu gihe cya Christian Era. Ikindi gitabo ni cyanditswe na Wilson Kenneth M yasohoye mu 2018 yise Augustine's Conversion from Traditional Free Choice to Non-Free Will, a Comprehensive Methodology. Pontitianus, umuntu w'icyubahiro mu muryango w'abakristo, ni we wamenyesheje Augustine ubuzima bwa Antony wo mu butayu bwa Egiputa, umupadiri w'ikirenga wari uzwiho kwitanga no kubaho mu bwiyoroshye. Ibi byatumye Augustine atangira gutekereza ku buzima bw'umwuka, arekura ibyishimo by'isi, maze bitanga impinduka zikomeye mu myemerere no mu rugendo rwo gushaka Imana. Yahinduye ukwemera ajya mu idini rya Gikristo. Nk'uko Augustine yabitangaje nyuma, ihinduka rye ryatewe no kumva ijwi ry'umwana rivuga ngo take up and read, fata usome, ibyo mu Kilatini bita tor lege. Akurikije uburyo bwo gukoresha sorte biblicae, yafunguye igitabo cyanditswe na Paulo ku bw'amahuriro ya Bibiliya ku bw'amahirwe, maze asoma mu Baroma 13:13 kugeza ku 14 handitse ngo let us behave decently as in the daytime, not in rioting and drunkenness, not in shambling and wantonness, not in strife and envying, but put eye on the Lord Jesus Christ, and made not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Tugerageje kubishyira mu Kinyarwanda yagize ati tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo kandi ntimuhe urwaha imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Nyuma yanditse ubuhamya bw'ihinduka rye mu gitabo cyahise Confessions, cyahindutse igitabo cy'ingenzi mu bitekerezo by'abakristo,
kandi kimwe mu bitabo by'ingenzi mu mateka y'ubuzima bw'umuntu. Iki gitabo ni isohora gishimwe n'amahane nubwo cyanditswe ku buzima bwe. Confessions zinagaruka ku kamaro k'igihe, imvano y'ibintu, ubushake bw'ubuntu n'ibindi bitekerezo by'ingenzi bya filozofiya. Dore igice kimwe kivuye muri icyo gitabo kiragira kiti: mwarushijeho kunyereka ubwiza bw'igihe kirekire kandi bushya. Mwarushijeho kunyereka kuko dore uwari imbere yanjye, njye ndi hanze nkagushakishaho. Ntukundwa, nahise mu bintu byiza waremye, wari kumwe nanjye, ariko njye sinari kumwe nawe. Ibyo byanyirukaga kure yawe nubwo bitariho na busa, keretse biri muri wowe. Warampamagaye kandi uramvugisha, ukansunika ngo numve, waka uraka, ukambika ubumuga bwanjye. Wahumura neza, njye ndahumura, none ubu ndagushaka. Narabonye, none ubu ndashaka kandi ndashonje. Wamfashije maze nshyushywe n'umuriro w'amahoro yawe. Ambroise yabatije Augustine n'umuhungu we Adeodatus imira ku mugoroba w'isabato ya Pasika tariki ya 24 na 25 Mata muri 387. Umwaka wakurikiyeho muri 388 Augustine yarangije kwandika igitabo cye kivuga kuri On the Holiness of the Catholic Church. Muri uwo mwaka kandi Adeodatus na Augustine basubiye muri Afurika. Nyina Augustine, Monica, yapfiriye i Ostia mu Butaliyani, barimo bategura urugendo ruza muri Afurika. Vuba nyuma umwana wa mutagatifu Augustine Adeodatus nawe yarapfuye. Nyuma yo guhinduka umukristo, Augustine yahisemo kureka umwuga w'ubwarimu bw'imbwirwaruhame kugira ngo yibande ku gusenga no kwigisha. Mu 1391 yimitswe nk'umupadiri i Hippolytus, ubu ni muri Annaba muri Algeria. Yashishikajwe no kureba ukuntu imyigishirize ya retorike mu mashuri yo mu Butaliyani yagira akamaro itorero rya Gikristo mu gusobanura no kwigisha Bibiliya. Yabaye umuvugabutumwa w'icyubahiro azwiho kurwanya idini rya Manichaeism. Yari yariyeguriye mbere. Yagize amahirwe yo gusangiriza abantu inyigisho ziri hagati y'ibihumbi 6,000 n'ibihumbi 10, ariko ibisigaye byanditswe ni hafi 500. Iyo yavugaga, abanyeshuri bandikaga ibyo yavugaga, kandi inyigisho ze zimwe zafataga isaha imwe cyangwa zirenze, akazigisha inshuro nyinshi mu cyumweru. Yakundaga gukoresha uburyo butandukanye bwa retorike burimo ibyegeranyo, ibishushanyo by'amagambo, smiles, metaphors, gusubiramo no kutavuga rumwe mu gusobanura Bibiliya. Saint Augustine yakundaga gukoresha ibibazo n'imivugo mu nyigisho ze kugira ngo atere akanyabugabo abantu mu gutekereza ku buzima bwabo ku isi n'ijuru. Mu nyigisho ze, ibyo bibazo byari bigamije gutuma abamwumva bibaza ku byaha, ku rukundo rw'Imana n'ubuzima bw'iteka. Mu gihe imivugo ye yagaragazaga ibyiyumvo bye, urugendo rwo gushaka agakiza n'urukundo rwe ku Mana. Mu ijambo rye ryo muri 412 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, yagaragaje ko intego nyamukuru y'abavugabutumwa ari ugutsindira agakiza abayumvira, aho inyigisho z'ubukristo zigomba kubafasha kumenya icyiza, kurwanya ibyaha no gushaka ubugingo bw'iteka. Ibi bigaragarira mu bibazo nko kugira uti: ni ikihe kintu cyonyine gishobora gutanga ituze ry'ukuri mu mutima w'umuntu? Cyangwa se ese ibyiza cyangwa iby'ijuru byaguhesha amahoro nyayo? Ndetse no mu bivugo ye yagaragazaga ku kwihana, urukundo rw'Imana n'ubushake bwo gushaka agakiza. Muri 395 yaba umufatanyabikorwa cyangwa umwungiriza wa Bishop wa Hippo, maze akazaba Bishop wuzuye. Yatanze umutungo we ku itorero rya Tagaste. Yagumye muri uwo mwanya kugeza apfuye muri 430. Bishops cyangwa abashumba nibo bonyine bari bemerewe kwigisha, kandi Augustine yateguraga amasaha yo kwigisha. Nubwo yari afite gahunda nyinshi nk'umupadiri, yatekereza ko inshingano ye ya mbere ari ugusobanura Bibiliya. Saint Augustine yanditse autobiography yitwa Confessions mu myaka 397 kugeza muri 398. Igitabo kivuga ku buzima bwe bwose, ubusore bwe, ibyaha bye, gushidikanya kwe, nuko yaje guhinduka akakira Imana. Muri iki gitabo yagaragaje uko umutima w'umuntu utagira amahoro iyo uri kure y'Imana. Nkaho avuga ati: umutima wacu ntuzigera utuza keretse ubonye ituze mu Mana. Ibi byari urugero rwo kwigisha abantu ko iby'isi bidatanga amahoro nyakuri. Nyuma y'uko Visigoths bari bamaze kwigarurira Roma muri 410, abantu benshi bagize agahinda n'urujijo
bamwe bavuga ko Imana ya Gikristo itagishoboye kurinda Roma. Nibwo Augustine yanditse igitabo yise The City of God, agamije gukomeza abakristo abereka ko ubwami bw'Imana buruta ubw'isi, kandi ko n'iyi migi iguye ukwemera kutagwa. Urugero, yasobanuraga ko hari umujyi w'Imana ugizwe n'abemera n'umujyi w'abantu ugizwe n'abakunda iby'isi. Augustine kandi yakomeje guharanira ko abaturage ba Hippo aho yavukiye bahinduka abakristo, abigisha, ababwiriza kandi abaha inama z'ubuzima bwiza. Nubwo yari yarasohotse mu buzima bwo kwitandukanya n'abantu, ibyo yita ascetic life, yakomeje kubaho ubuzima bw'abasitareti mu nzu y'umupadiri. Yabagaho mu bwiyoroshye, atagira umutungo mwinshi, agafasha abakene, agatanga igihe cyo mu masengesho no kwiga no kwigisha. Urugero, yagurishije ubutaka bwe amafaranga yaha abakene, agahitamo kubaho mu buzima bwo kwicisha bugufi no gukorera Imana. Ibice byinshi by'ubuzima bwa nyuma bwa Augustine byanditswe n'inshuti ye Posidus, Bishop wa Guelma, aho ngaho ubu ni muri Algeria ubu, mu gitabo cye yise Sancti Augustini Vita. Muri icyo gihe yafashije kuyobora umuryango munini w'abakristo mu guhangana n'ibibazo bya politiki n'idini byagize ingaruka ku nyandiko ze. Posidus ashima Augustine nk'umuntu wari ufite ubwenge bukomeye kandi uvuga amagambo akora ku mutima, wifatanya n'andi mahame yo kurinda idini Gikristo. Posidus kandi yagaragaje imico ye bwite mu buryo burambuye, amugaragaza nk'umuntu wacishaga make, ukora cyane, utagira amakuru y'ibihuha, wirinda ibishuko by'umubiri kandi witwararika neza ku mutungo w'itorero. Ibiti bisanga mu gitabo cyanditswe na Brown Peter, yasohoye mu 2000, cyitwa Augustine of Hippo, nk'uko bigaragara muri biography y'icyo gitabo. Cyasohokeye mu mujyi wa Berkeley mu icapiro ryitwa University of California Press. Ikindi gitabo tubisangamo ni icyanditswe na Terry Dave, yasohoye ku itariki ya 1/10/2010, gifite umutwe ugira uti igitabo cyitwa Augustine and the Chair of Lies, gifite umutwe ugira uti Rhetoric and the Confessions, n'ibindi bitabo n'inyandiko nyinshi zivuga byinshi kuri ibi tuvuzeho haruguru. Kandi icyo gitabo kuri page yacyo ya 384 kugeza kuri 407. Mbere ya gato yuko St. Augustine apfa, Afurika ya Roma yari mu bihe bikomeye cyane kuko abavandali, ubwoko bw'Abadage, bari barahinduye ukwemera kwa Arianism, bari binjiye mu gihugu. Mu mpeshyi ya 430 nyuma y'ivuka rya Yesu bafashe umujyi wa Hippo ku buryo bwa gisirikare. Icyo gihe Augustine yari amaze kwinjira mu burwayi bwe bwa nyuma. Uyu mwanya wari uw'akaga, abantu benshi bari bafite ubwoba, imijyi myinshi irimo gusenyuka, n'ukwemera kw'abakristo kugeragezwa bikomeye. Nubwo Augustine yari arwaye cyane, yakomeje gusenga no gutanga urugero rwo kwihangana no kwizera Imana, agaragaza ko niyo isi yasenyuka, ukwemera kudakwiye gusenyuka. Nk'uko Posidus, umwe mu nshuti ze magara, yabitangaje, kimwe mu bitangaza bike byanditswe ku izina rya Augustine nuko yigeze gukiza umugabo wari urwaye muri icyo gihe. Ibi byafatwaga nk'ikimenyetso cy'uko Imana yakomeje gukorera mu buzima bwe nubwo yari hafi gupfa. Urugero, abantu bavuga ko uwo mugabo yakize nyuma y'amasengesho Augustine yamusengeye, bigatera abaraho gukomeza ukwizera n'icyizere mu bihe by'akaga. Byongeye kandi bivuga ko Augustine yiyirukanye mu itorero, ibizwi nka excommunicate, igihe yari amaze kumenya ko urupfu rwe ruri hafi. Ibi ntiyari abikoze kubera icyaha, ahubwo byari igikorwa cy'ubwiyoroshye n'ubworoherane, icyo bita penitence, aho yashakaga kwifatanya n'abandi banyabyaha bose, yicisha bugufi imbere y'Imana. Urugero, yifuzaga kugaragaza ko nubwo yari umusenyeri n'umwigisha ukomeye, ubwe yari agikeneye imbabazi z'Imana nk'abandi bose. Ibi byerekanye umutima wo kwicisha bugufi, kwihana no kwemera ko umuntu wese akwiye kwegera Imana mu bwiyoroshye, cyane cyane mu gihe cy'urupfu. Yamaraga iminsi ye ya nyuma mu isengesho no mu guhinyura icyaha, asaba ko zaburi zo kwihaniza za Dawidi zashyirwa ku rukuta kugira ngo azisome, maze bikamufasha. Iki gihe yarangwaga no gukorora ku buryo budahagarara kandi buhoraho, nk'uko Posidus abitangaza mu gitabo cye cy'ubuzima bwa Augustine. Yashinzwe ububiko bw'itorero rya Hippo
agasaba ko ibitabo byose byari bihari bigumaho neza. Augustine yitabye Imana tariki 28 Kanama 430. Hafi y'igihe cyo gupfa kwe, abavandari bakuyeho igitero bari bagiye kugaba kuri Hippo, ariko nyuma y'igihe gito baragarutse barasa umujyi. Ibyo bitero byangije byose uretse katedrali ya Augustine n'ububiko bw'ibitabo nibyo basize bitangiritse. Augustine yabatijwe ku izina ry'abakunzi be, hanyuma yemezwa nk'umwigisha w'itorero Doctor of the Church muri 1998 na Papa Boniface wa 8. Mutagatifu Augustine cyangwa se uzwi nka Saint Augustine of Hippo yizihizwa na Kiliziya Gatolika buri mwaka tariki 28 Kanama, umunsi wibukirwaho urupfu rwe muri 430 nyuma y'ivuka rya Yesu. Uyu munsi ni wo gushimira Imana ku buzima bwe, ku nyigisho ze no ku ruhare rukomeye yagize mu gukomeza ukwemera kwa Gikristo no mu gutanga umusanzu ukomeye mu bitekerezo bya teolojiya n'ubwenge bw'isi. Abakristo bawizihiza binyuze mu misa, amasengesho no kwibuka urugero rwe rwo kwihana, gukunda Imana no kwigisha ukuri, nk'uko bivugwa muri True Martyrology yanditswe na Bede. Nyuma y'urupfu rwa Mutagatifu Augustine, umubiri we waje kuvanwa i Cagliari muri Sardinia. Ibi byabaye bitewe n'uko abepiskopi ba Kiliziya Gatolika bari barirukanywe muri Afurika y'Amajyaruguru n'umwami w'abavandari witwaga Huneric wari ushyigikiye ukwemera kwa Arianism. Kugira ngo barinde ibimenyetso by'ukwemera kwa Gikristo n'umubiri wa Mutagatifu Augustine, bahisemo kuwujyana mu bice byari bifite umutekano kurushaho, ari naho Cagliari yabaye ahantu h'ingenzi ho kuwubika by'agateganyo. Nyuma y'igihe kirekire, hafi mu mwaka wa 720, umubiri wa Augustine wongeye kwimurirwa i Pavia mu Butaliyani ku bw'itwarwa rya Petero, umwepiskopi wa Pavia akaba n'umuvandimwe wa Liutprand wari umwami wa Lombardi. Umubiri wagiye gushyirwa mu rusengero rwitwaga San Pietro in Siedro. Intego y'ingendo ntiyari ukwimura gusa, ahubwo yari no kurinda umubiri wa Mutagatifu Augustine mu bitero by'Abasarasiyeni. Abasarasiyeni bari abisilamu mu gice cyo hagati, bateraga kenshi ku nkengero z'inyanja ya Mediterane. Twumvise icyitwaga Arianism. Ubundi ni iki? Arianism ni inyigisho y'idini ya Gikristo yatangijwe na Arius, umupadiri wo muri Alexandria mu kinyejana cya 4. Iyi nyigisho yigishaga ko Yesu Kristo atari Imana mu buryo bungana na Data, ahubwo ko ari ikiremwa cy'Imana cyaremwe mbere y'ibindi byose. Mu yandi magambo, Arianism yavuga ko Yesu ari mukuru kandi wihariye, ariko atari Imana y'ukuri nk'uko Data ari Imana. Ibi byari bitandukanye n'inyigisho za Kiliziya Gatolika zivuga ko Yesu, Data na Roho Mutagatifu ari Imana imwe mu butatu, ikizwi nka Holy Trinity. Kubera iyo mpamvu, Arianism yafatwaga nk'inyigisho by'ukwemera kwa Gikristo, maze inama nkuru ya Nikarea yabaye muri 325 nyuma y'ivuka rya Yesu irayamagana. Nubwo yaciwe intege n'iyo nama, ariko Arianism yakomeje gukwirakwira mu bwoko bw'Abadage nk'abavandari. Ayo nayo mpamvu yabaye ikibazo gikomeye ku bakristo bo muri Afurika y'Amajyaruguru mu gihe cya Mutagatifu Augustine. Mu kwezi kwa Mutarama mu 1327, Papa Yohani yasohoye inyandiko ya gishumba yitwa Veneranda Sanctorum Patrum, aho yashyiraga abahereza b'abatagatifu babigisha amategeko Augustinians kugenzura no kurinda imva ya Augustine yitwaga Arika. Imva yahinduwe nshya mu 1362, igashushanywamo ibizwi nka bas reliefs bivuga ku buzima bwa Augustine, byakozwe na Giovanni di Baldusio. Uyu Baldusio rero akaba yari umuhanzi n'umushushanyi w'ibishushanyo by'amabuye, ikize nka scriptor, wavukiye mu mujyi wa Pisa mu Butaliyani. Nubwo hari abakeka ko ashobora kuba yarahuguwe n'umuhanzi ukomeye witwaga Andrea Pisano, nta bimenyetso bifatika byemeza ko ari wamwigishije ku buryo butaziguye. Icyakora ibikorwa bye bigaragaza ko yari afite ubumenyi buhambaye mu gushushanya ibishushanyo by'inyubako n'iby'amasakramenti ya Kiliziya Gatolika. Baldusio yaje kugimira, aho yafashije gushushanya Arika, isanduku y'ibisigazwa bya Mutagatifu Petero Martiri, iri muri Politinari Chapelle mu rusengero rwa Saint Eustologio. Uyu murimo wasinywe mu mwaka wa 1339, bikaba byerekana ko yari umuhanzi wemeye kandi wubashywe.
Iyi alika iriho ibishushanyo byerekana ubuzima, ubupfura n'ubuhamya bwa Mutagatifu Petero Martiri, bigamije kwigisha abakristo binyuze mu mashusho. Yanakoze ku muryango munini w'urusengero rwa Brera Imira, aho yashushanyije ibishushanyo by'amadini n'abantu b'abatagatifu byafashaga abinjiraga mu rusengero kumva binjiye ahantu hera. Uretse Imira, Baridusio yakoreye no mu bindi bice by'Ubutaliyani nka San Cassiano, in Val di Pesa, no ku mushinga w'icyibutso cya Guarniero Isarzana, aho yagaragaje ubuhanga bwe mu gukora ibyibutso by'abantu bakomeye akoresheje amabuye n'imiterere y'ubuhanzi bw'icyo gihe. Papa Yohani, amazina y'amavuko ni Jacques Duez cyangwa Deuze, yavutse mu 1944 apfa ku ya 4 Ukuboza 1934. Yabaye umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku ya 7 Kanama 1916 kugeza apfuye. Yari papa wa kabiri wayoboye Kiliziya Gatolika ari iya Avignon mu Bufaransa, mu gihe cyiswe Avignon Papacy, igihe abapapa batari bakiri i Roma, ahubwo bakaba bari mu Bufaransa bitewe n'impamvu za politike n'umutekano. Yatorewe kuba papa n'inama y'abakaridinari izwi nka conclave yateraniye i Lyon mu Bufaransa, aho abakaridinari bahisemo ko ari bo bagombaga kuyobora Kiliziya. Nk'uwamubanjirije Papa Clement wa gatanu, Yohani yakomeje kongera ububasha n'umutungo bya papasi. Yubatse urwego rukomeye rw'ubuyobozi bwa Kiliziya, ashyiraho amategeko n'imisoro yafashaga Kiliziya kubona amafaranga menshi. Urugero, yateje imbere uburyo Kiliziya yakusanyaga amafaranga aturutse mu gushyiraho abepiskopi n'abapadiri, ibizwi nka benefices, bityo papasi igira ubukungu bukomeye kurusha mbere. Papa Yohani yabayeho mu buzima buhwanye n'ubwami i Avignon, aho yatuye mu nyubako nini zisa n'ingoro z'abami, afite abakozi benshi, abasirikare bamurinda n'ibikoresho by'icyubahiro. Urugero, urugo rwa Papa i Avignon rwari rufite ubukire bwinshi, ibikoresho by'agaciro n'imihango ikomeye y'icyubahiro. Bigaragaza ko Papa atari gusa umuyobozi w'iyobokamana, ahubwo yari umuyobozi wa politiki ufite imbaraga. Yanagize uruhare mu bibazo by'imyemerere, cyane cyane mu mpaka ku bijyanye n'ubukene bwa Yesu n'intumwa ze. Yohani yanenze abafransisikani, bamwe mu bigishaga ko Yesu yari umukene mu buryo bwuzuye, avuga ko iyo nyigisho ishobora gushyira Kiliziya mu bibazo by'imyemerere n'ubuyobozi. Ibi byerekana ko yari Papa wifuzaga kurinda imbaraga n'icyubahiro bya Kiliziya, nubwo byajyanaga rimwe na rimwe n'impaka zikomeye. Muri rusange rero, Papa Yohani yari umuyobozi wagize uruhare rukomeye mu kongera imbaraga za papasi mu bijyanye n'ubukungu, politike n'imyemerere. Ubuzima bwe i Avignon bwaranzwe n'icyubahiro, ubukire n'ubutegetsi bukomeye, bigaragaza uburyo Papa yafatwaga nk'umuyobozi ufite ububasha nk'ubw'abami bo ku isi. Mu Kwakira 1695, abakozi bari mu rusengero rwa San Pietro Isidro i Pavia babonye agasanduku k'amabuye karimo amagufa y'umuntu, harimo n'igice cy'igihanga. Habaye impaka hagati y'abihaye Imana b'abahermiti b'abanyagusitini cyangwa se bizwi nka Order of St Augustine n'abakanoni basanzwe, Canons Regular of St Augustine, ku byerekeye niba ayo magufa ari Agostini koko. Abahermiti ntibabyemeraga, abakanoni bo bavuga ko ari ayabo. Papa Benedicto wa 13 yategetse umwepiskopi wa Pavia Monseigneur Petusati gukora ubushakashatsi. Uwo musenyeri yatangaje ko mu bitekerezo by'ayo magufa ari St Augustine. Papa Benedicto wa 13 mu Kilatini aribyo bita Benedictus, mu Butaliyani bakabyita Benedetto, yavutse tariki ya 2 Gashyantare 1649, apfa tariki ya 21 Gashyantare 1730. Yavukiye ku izina rya Pietro Francesco cyangwa Pier Francesco Orsini, hanyuma akitwa Vincenzo Maria Orsini. Yabaye umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ndetse n'umutegeka w'intara za Papa guhera tariki ya 29 Gicurasi 1724 kugeza apfuye muri Gashyantare 1730. Urusengero cyangwa Bazilika ya Mutagatifu Petero mu ijuru ry'amahoro mu Butaliyani izwi nka Basilica di San Pietro in Cielo d'Oro, ni Bazilika ya Kiliziya Gatolika mu kinyejana cya 8, akaba n'urusengero rw'ubuzima bw'ibanga nka monasteri rwakoreshwaga mu myaka myinshi n'abavandimwe b'abanyagusitini i Pavia. Mu karere ka Lombardy mu Butaliyani
Iyo bazilika irazwi cyane kuko ariho hashyinguwe Mutagatifu Augustine w'i Hippo ndetse n'umuhanga wo mu kinyejana cya 6 witwaga Boetius. Uyu Boetius amazina ye yose yitwaga Anicius Manlisius Severinus Boetius. Yavutse muri 480 apfa muri 524 nyuma y'ivuka rya Yesu. Yari umunyabwenge, umunyapolitiki n'umufilozofe w'umwimerere w'Abaromani wabayeho mu gihe cy'ubwami bw'Abaromani bwarimo bugenda burangira mu burengerazuba. Yari umuntu wize cyane, wamenye indimi nk'Ikilatini n'Ikigiriki, kandi agira intego yo guhuza ubwenge bw'Abagiriki, ibyiswe Platon na Aristote n'inyigisho za Gikristo. Boetius azwi cyane ku gitabo cye yise The Consolidation of Philosophy, cyangwa se icyo twagenekereza mu Kinyarwanda ihumura rituruka mu bitekerezo. Yanditse ari muri gereza ategereje kwicwa, aho yagaragaje uko umuntu ashobora kubona ihumure mu bwenge n'ukwizera niyo yaba ari mu mibabaro. Yabaye kandi umujyanama w'umwami w'Abagoti witwaga Theodoric the Great, ariko nyuma aregwa ibinyoma arafungwa maze aricwa. Boetius asigazwe nk'umuntu wagize uruhare runini mu guhuza filozofiya ya kera n'iy'igihe cyaho hagati, ikizwi nka Middle Age cyabayeho mu Burayi. Iyi bazilika twavugaga hejuru rero n'izina ryayo rishingiye ku bishushanyo mbonera bikozwe mu nzahabu ishashagirana iri mu mpande z'ikirahure, byari bitatse mu gisenge cy'igice cy'ubusaserodoti. Igice cyo hanze cy'urusengero giteye nk'ikiraro cy'amatafari gifite amarembo n'amadirishya yubatse ku mabuye ya sandstone. Ubu hasi y'ikiraro cy'imbere mu rusengero iri munsi y'urwego rw'umuhanda w'iki gihe wa Piazza San Pietro in Siena uri imbere y'umuryango waryo. Abanya-Augustine birukanywe i Pavia muri 1745. Imva n'ibisigazwa bya Augustine byimirirwa muri katedrale ya Pavia mu 1799. San Pietro yaje gusenyuka ariko irongera iravugururwa mu 1870 ku bushake bwa Agostino Gaetano Riboldi, maze yongera guhabwa ubuturo mu 1896 ubwo ibisigazwa bya Augustine n'urwunge ubwo ibisigazwa bya Augustine byongera gusubizwaho. Uyu Agostino Gaetano Riboldi yavutse ku 18 Gashyantare 1839 apfa ku 25 Mata 1902. Yari umutaliyani wari karidinali muri Kiliziya Gatolika y'Abaroma. Yaje kuba umwepiskopi wa Pavia kuva mu 1877 kugeza mu 1901 ndetse aba archiepiskopi wa Ravenna kuva mu 1901 kugeza mu 1902 nk'uko igitabo cyanditswe na Posidus agaruka ku buzima bwa Saint Augustine cyasobanuwe cyangwa se cyasemuwe n'uwitwaga Weiscotten muri chapitre yacyo ya 31 yiswe Death and Burial. Tubona kandi mu yindi nyandiko yanditswe na Ghirelli Francesca yasohoye mu 2021 yitwa La Rica di Santo Agostino, ifite title igira iti Opera di Giovanni di Barudisio. Nshuti bakunzi bamwe Media TV na dusubikiye ikiganiro cyacu kigaruka ku buzima bwa Saint Augustine w'i Hippo. Aha twumvise neza uko yabaye umukristo, uko yavuye mu byaha n'amavuka yiwe muri rusange. Ubutaha tuzagaruka mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tugaruka ku bitekerezo byavuzwe n'uyu mugabo. Tuzagaruka ku myemerere ye yari afite mbere y'uko ajya muri ibi by'imyemerere ya Gikristo. Ese imyemerere afite ni iyihe? Ibitekerezo bye ni ibihe? Ibitabo se byanditse bimugira umufilozofe mu by'idini ndetse n'ubuzima busanzwe ni ibihe? Tubaha ikaze mu kiganiro cy'ubutaha. Mukomeze gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira tuzajye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.